Reka mugubwe neza, reka umwanya nk'uyu nguyu dukingure imitima yacu kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugira icyo rikora mu bugingo bwacu. Hari ukuntu umwanzi atishimira ukuntu tuganira ku ijambo ry'Imana, agashaka kuzana ibicantege, ariko kandi Imana ishimwe kubera yuko Kristo Yesu, umwami wacu, umucunguzi wacu, yatsinze umwanzi kandi akaba yaramutsinze burundu. Yamuhemuye ku mugaragaro ndetse ngo amwivuga hejuru kubw'umusaraba. Natwe uyu munsi turagendera mu ntsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi dufite isomo ryiza risoza igice cya mbere cy'igitabo cya Yohana, kandi nk'uko mubizi ubushize twagarukiye ku murongo wa 50 aho Yesu yabwiraga Natanayeli ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini, uzabona ibiruta ibyo. Iri jambo uzabona ibiruta ibyo niryo jambo tugira ngo dukomozeho, ariko kandi dusozereza ku murongo wa 51. Ibirenze ibyo nibyo Yesu asobanura ku murongo wa 51 w'icyo gice cya mbere cy'igitabo cya Yohana. Ari nayo mpamvu tudatinze ahangaha ariho tugiye gutangirira, hanyuma tuze gusubiza ikibazo cy'uwitwa David wabajije avuga ati, ibyo byo gusenga mu mwuka no mu kuri ni bite? Noneho nze kubaha umwanya wo kugira icyo mubaza cyangwa se icyo muvuga namwe kuri telefone, mbese turasangira ijambo uyu munsi. Ndagira ngo ngende vuba vuba nze kubasigira umwanya namwe mugira umwanya uhagije wo kugira icyo muvuga. Ubu rero tugiye gusoma tudatinze duhereye ku murongo wa 51 nyine, ari nawo murongo wa nyuma w'iki gice cya mbere cya Yohana. Nejejwe nuko kuwa mbere tuzatangira igice cya kabiri, kandi ndakubwiza ukuri nkuko natangiye mbabwira n'ubundi, iki gitabo cya Yohana tuzajya kukirangiza turangije ubutumwa bwose, cyangwa se Bibiliya yose. Tuzasanga Bibiliya yose ikubiye mu iki gitabo cya Yohana. Reka ne kubicisha amasiko, dukomeze tugire turangize vuba iki gice cya mbere. Kandi arongera aramubwira ati, nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Nongeye gusubiramo. Kandi arongera aramubwira ati, nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Birumvikana ko hano Yesu yashakaga kumvisha abantu ko ari we rwego ruhuza ijuru n'isi. Ikintu twagikomojeho ubushize, nk'uko mbese Yakobo yarose mu nzozi, ariko kandi ntabwo yabashaga kumenya icyo arose icyo ari cyo, cyangwa se ubusobanuro bwacyo. Ntabwo Yakobo yari azi ko uwo nguwo abonye ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo wagombaga kuza kandi akaza guhuza abantu n'Imana. Iki kintu kirasobanutse cyane, kuko umuhuza w'abantu n'Imana ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe Mana hamwe n'abantu, niwe Emmanuel. Mbese ijuru rikingutse, Yakobo yabonye urwego. Reka mbese tuhasome. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 28, duhere ku murongo wa 10 tugeze ku wa 17. Itangiriro ibice 28, duhere ku murongo wa 10 tugeze ku wa 17. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeye i Harani, agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota, abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya ujya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, nukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Aya magambo ndagira ngo nongere nyasubiremo. Tega amatwi neza wumve. Ni Itangiriro ibice 28 umurongo wa 10 kugeza ku wa 17.
Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeye i Harani. Agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukaho bakarumanukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Aya magambo niyo tugiye kuganiraho, ariko kandi mbere yuko dukomeza, reka dukomeze twumva aka karirimbo hanyuma dukomeze. Like a ship sailing out on a trip so rough and long, so far from shore, so far from home. I set out in search of a reason to go on, and there I found it in the eye of the storm. Ship of mine, the light of my Savior will lead me safely through the night. Though my ship may be rocky and my sails may be torn, I shall rest in the eye of the storm. Nukuri o Yesu niwe udufasha n'ubundi. Reka dukomeze dusome iri jambo rivuga ngo, nukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Urwego ruva hasi rukagera mu ijuru ni Yesu Kristo. Urwego ruva hasi rukagera hejuru ni Yesu Kristo. Ngo kandi ku mutwe y'urwo rwego ngo Yakobo yahabonye Imana, maze Imana imuha isezerano. Imana iri ku mutwe w'urwego imuha isezerano. Ngira ngo muzi neza ko mu byanditswe byera dusoma ko umutwe w'umugore ari umugabo, umutwe w'umugabo akaba Kristo, umutwe wa Kristo ukaba Imana. Ku mutwe w'urwo rwego rero, cyangwa ku mutwe wa Kristo, Yakobo yabonye Imana. Ariko ikibazo Yakobo yagize nuko atasobanukiwe ko urwo rwego ari Yesu Kristo. Nyamara nta kindi urwo rwego rwasobanuraga uretse Yesu Kristo. Kandi aragira ati, aha hantu hari Imana, Uwiteka ari aha hantu. Urumva, Yakobo ahantu yararyamye yarazi ko ari ku gasozi. Ku gasozi hatari n'akazu, hatari iki, ariko ngo yisegura ibuye. Urumva mbese ko nta kintu cyari gihari kindi yari kwifashisha, nta cyari gihari. Urabizi kera iwacu mu giturage ibingibi by'amatera bitaraba n'iki, wasangaga twisasira ibintu by'amashara. Amashara cyangwa se ibyatsi byumye. Amashara murabyumva ni bya byatsi byumye, ya makoma yumye, amakoma y'insina nyine. Noneho Yakobo ahangaha we nta nayo mashara yabonaga, nta byatsi bindi byumye yari kubasha kuryamaho cyangwa se kwisegura, ahubwo ngo we yafashe ibuye mu mabuye yari aho ngaho, afatamwe ibuye rimwe araryisegura. Agisinzira rero abona mu nzozi urwego ruvuye hasi ngo rushinze ku butaka, ariko umutwe warwo ukagera ku ijuru, ngo kandi hejuru y'urwo rwego hari Imana. Maze abamarayika bamanuka ku urwo rwego bakaruzamukaho, baruzamukaho bakarumanukaho. Yakobo biramuyobera, vuga ati, iki kintu ntigisanzwe. Urwego ruva hasi rukagera ku ijuru.
oya noneho mbonye n'Imana, kandi Imana ivuganye nanjye. Yakobo rwose ntabwo yashidikanije ko ari Imana ivuganye nawe, kandi koko n'Imana yari ivuganye nawe, ariko ntabwo yari azi urwo rwego abamarayika bazamukaho bakongera bakarumanukaho, ntabwo yari azi urwo ari rwo. Ahubwo we kuba yarabonye Imana, yaravuze ati Imana iri hano. Ese ubundi Imana yabura ite kuhaba? Imana yabura ite kuhaba kandi Yesu ahari? Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo aho Yesu ari ni naho haba hari Imana. Aho Yesu ari ni naho haba hari Imana. Yakobo rero ibi yarabibonye. Ese wowe wumva ko aho hantu ariho Imana iba gusa? Wowe unteze amatwi muri aka kanya, abaswa mu by'Imana bahera ko bahaca ingando. Ariko kandi Yakobo nawe ibi yarabikoze. Muribuka Petero, Yakobo na Yohana Yesu abajyana ku musozi ngo bakabona Mose na Eliya baje bagasanga Yesu. Ibyo babonye kubera guhimbarwa, ngo Petero yabwiye Yesu ati reka nshingande eshatu ahangaha, iyawe imwe, iya Eliya imwe, n'iya Mose imwe. Ariko ngo akibivuga igicu kiraza kirabatwikira, ijwi riva mu icyo gicu riravuga riti uyu niwe mwana wanjye nkunda, aba ari we mwumvira. Urumva iyo abantu bahimbawe ntibabura ibyo bavuga, kandi navuga ko ari ukuvugishwa. Yakobo nawe ibi bintu yarabirebye aravuga atoya, aha hantu hari Imana, aha hantu hari Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo ati aha niho rembo ry'ijuru. Ibyo yakoze turabibona, ariko ntabwo twabimuhora, ni ibisanzwe. Umwana w'umuntu afite uko abona ibintu, n'Imana ikagira uko ibona ibintu. Yakobo rero uhereye ku murongo wa 18 ukageza kwa 22 mu iki gice nyine cya 28 y'igitabo cy'Itangiriro, umva ko ibyanditswe bivuga. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye, ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Ahangaha Yakobo araryohewe, arahimbawe, noneho ahize umuhigo. Abantu twabwiye yuko umugambi w'Imana ijya gutanga amategeko bitari ukugira ngo ayo mategeko tuyubahirize, kuko Imana yo yari ibizi neza yuko bidashoboka. Iyo tubabwiye dutyo ko Imana, umugambi w'Imana utari wo gutanga amategeko kugira ngo abantu bayubahirize, usanga abantu batwumva nabi, bakadufata nabi, mbese bakatuvuga uko bishakiye. Ariko ukuri nuko amategeko y'Imana ni amategeko adashoboka. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yakundaga kuyita ngo imitwaro itikorerwa, imitwaro itabasha kwikorerwa. Abayatanga cyangwa abayigisha ngo batabasha gukozaho n'urutoki, kuko n'abayavuga ntabwo baba bayazi. Baramutse bayazi ntabwo bayavuga nk'uko bayavuga, cyangwa wa mugani ntabwo bayavugisha amatama yombi. Ahangaha rero Yakobo yishyiriyeho itegeko ngo ahiga umuhigo. Ahimbawe, abonye ibyiza aboneye aho hantu, ngo ryabuye yiseguye ngo arabyuka, ararifata, ararishinga. Aravuga ati iyi ni inkingi, aha niho nzubaka inzu y'Uwiteka. Kubera iki? Kubera ko Yakobo yumvaga ko aho ngaho ariho rembo ry'ijuru. Avuga ati aha ngaho wahashyira urusengero, uru rusengero rwaba rwiza, uru rusengero rwaba akataraboneka, uru rusengero rwaba rurimo imbaraga z'Imana, uru rusengero Imana yabirurimo. Kubera iki? Kuko aha niho hari irembo ry'ijuru. Mbese mu yandi magambo aravuga ati umuntu uzaba umuyoboke w'iri dini cyangwa se w'uru rusengero nubatse ahangaha, uyu niwe ubasha kujya mu ijuru, kubera yuko ahangaha niho hari irembo ry'ijuru. Ngira ngo buri dini rifite imyumvire nk'iyo ngiyo. Buri bantu, hari abantu nzi rwose bavuga ubutumwa ukaba waryoherwa, ukaba wahimbarwa, nawe ukaba bavuga nka Yakobo uyu nguyu, ariko kandi bakagira aho bagera bakagaragaza ko ari bo gusa bazi ukuri, ari bo gusa bakijijwe. Mbese umuntu batari kumwe uwo ntakizwa, umuntu batari kumwe ntajya mu ijuru. Mbese ukumva ko bafite uburyo biyemera, bafite ukuntu bumva. Yakobo rero nawe yaravuze ati aha hantu iribuye kwazana niseguye, ndota inzozi, nirwo rugiye kuba urufatiro, niyo nkingi y'uru rusengero ngiye kubaka ahangaha. Ngo ahahindura n'izina, ahita Beteli, kandi ubundi ngo haritwaga Luzi. Yakobo rero no ngo ahiga umuhigo, aravuga ati Imana nibana nanjye, ikandindira muri uru rugendo ngenda,
ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 1/10. Urumva ukuntu Yakobo ahize umuhigo, wenyine yishyiriyeho itegeko ry'Icyacumi ku by'Imana izajya imuha byose. Wibuke yuko iki gihe Mose yari ataravuka, iki gihe amategeko yari atarabaho. Hanyuma uwitwa Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu, atanga isezerano ubwe, nk'uko Aburahamu yafashe 1/10 yari afite ubwo yatabarukaga ku rugamba, akagiha umutambyi cyangwa se umwami w'i Salemu witwaga Melikisedeki, nk'uko yabikoze ku bwende. Yakobo we yaravuze ati, sogokuru yabikoze rimwe, ariko jyewe ni ihame nshyizeho, kuko Imana izajya impa cyose nzajya ntanga 1/10. Uko niko abarwana ku mategeko amwe namwe bifashisha ibyo bintu, bakavuga ngo n'ubundi ngo 10 ngo cyatanzwe mbere y'amategeko. Ariko se cyatanzwe gisabwe nande? Cyatanzwe mu buryo ki? Ni ukuri birumvikana neza ko Yakobo ahangaha yahimbawe, noneho wenyine akihigira umuhigo ko azajya abikora gutyo. Ntumbaze rero uti niba yarakomeje kubikora koko akabyubahiriza, ibyo ntubimbaze. Niba se ari amarangamutima, niba ari igihunga yari afite, uzi ko yavuye iwabo ahunze, acitse mukuru we washakaga kumugirira nabi kubera ko yamuriganije, akamutwara ubupfura bwe cyangwa se ubukuru bwe, akamutwara umugisha we. Aha rero aravuga ati, nkazagaruka kwa data amahoro, ni ukuri Uwiteka niwe uzaba Imana yanjye. Uyu nguyu nyigaragarije. Bakundwa, Imana yacu ni nziza koko. Hari igihe umuntu arengwa, mbese ananirwa kuvuga ibyiza by'Imana. Hari igihe ibintu birenga umuntu akabura uko yabivuga. Tekereza umuntu nk'uyu nguyu. We Yakobo yarazi ko ari umunyabyaha, ari mu cyaha, ari mu bujura, ari mu buriganya, ariko atangazwa no kubona Imana iri hejuru y'urwego. Imana iri mu ijuru imuha isezerano, kandi isezerano ry'umugisha. Imana ikamuha isezerano kandi kubwe adakwiriye. Ni ukuri iyi Mana ni nziza. Ninde utakunda Imana aramutse ahishuriye urukundo rwayo imukunda? Yohana niwe uvuga neza ati, ubu niba dukunda Imana ni uko ariyo yabanje kudukunda. Yakobo rero nawe zaramurenze, ni nayo mpamvu yahize umuhigo. Aravuga ati, uhereye none icyo Imana izajya impa cyose ipfa kundinda, ikampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, maze kuki izajya impa cyose nanjye nkajya nyihaho 1/10. Ibi bintu dushobora kuzabitindaho wenda imbere, kuko igitabo cya Yohana urumva kiracyari kirekire. Reka wenda nikomereze, ariko kandi ni ukuri birumvikana ko aho Imana ikwigaragaje ari naho iba iri koko, ariko kandi ntabwo Imana yacu igira inzira imwe nk'umuntu. Ibi byumve neza. Aho Imana ikwigaragaje birumvikana ko ariho ibiri koko, ariko kandi ntiwibwire yuko aho uyiboneye ari naho iba gusa. Iki nicyo kintu ngira ngo nkure mu bantu. Ntabwo Imana iba hahandi wayiboneye gusa, ishobora kuba iri n'ahandi wowe utazi, kuko Imana yacu ni Imana ibera hose icyarimwe. Abantu bakunze gucira Imana inzira, nyamara ntabwo Imana izigera igendera mu nzira z'abana b'abantu. Ahubwo umuntu uzi ubwenge ahora ashaka kumenya icyo Imana ishaka. Uyu munsi hari abantu benshi nk'uko nabibabwiye bazi ko Imana isubiriza mu buryo runaka gusa. Nababwiye umugore wari ufite icyifuzo kimugoye, hanyuma ngo bimurenza agafata amazi agasuka ku isima akayararamo, noneho ngo Imana igakemura ikibazo cye. Ibyo rero kuri we byahindutse ihame, ku buryo umuntu wese ufite ikibazo cy'ingorabahizi, inama uwo mugore amugira ni uko arara mu mazi ku isima. Undi wenda yasubirijwe mu buvumo, undi asubirizwa mu butayu, undi asubirizwa ku musozi w'amasengesho. Kuko hari ahantu abantu baciriye Imana inzira, ahantu abantu bashyize Imana, ahantu mbese Imana ibarizwa. Hari ahantu kimwe n'abandi bibwira yuko ari bo butaka bwiza, nibo bafite inzira y'umugisha, ubahaye niho uhabwa umugisha. Ibyo byose ni imitwe, ibyo byose ni inzira z'abantu, ariko inzira z'Imana ntabwo zirondoreka, inzira z'Imana ntabwo zibarika. Hari ibitangaza tubona ku Mana bigasa n'ibikoze ku mitima yacu, nyamara haba hakiri byinshi kandi by'ingenzi Imana ibishaka kudukorera. None ugasanga wowe ucakiye icyo ngicyo, ugasanga unyuzwe n'icyo, ukavuga menshi, ukagira ute, ugatanga ubuhamya, ugaca inzira, ukagira ute, nyamara hari byinshi
uramutse utuje ugashaka ubushake bw'Imana, hari byinshi Imana yabashaga kugukorera, ariko wowe noneho utangiye gusa n'uhagaritse umurimo w'Imana, utangiye gusa naho inzira z'Imana uzifunze cyangwa se uzihagaritse, noneho inzira igasigara ari imwe gusa. Bati Imana izagikorera ahangaha, Imana izagicisha ahangaha. Yaba ari uzi ko aho Imana icisha akenshi usanga ari na hahandi ibitekerezo byawe cyangwa ubwenge bwawe butabasha no gutekereza. Hari utuntu rero Imana idukorera twavuga ko ari nko kutureshya, nyamara ibifite byinshi iduteganyirije. Imana ikagukorera akantu kubera ko ibona ko umutima wawe nta buriganya burimo, nk'uko Imana yarebye mu mutima wa Natanayeli. Yesu agasanga nta buriganya buri mu mutima we, kavuga ati dore Umwisirayeli w'ukuri udafite uburiganya muri we. Imana rero ibonye umutima utarimo uburiganya, naho ibyo wakora ari iby'ubupfu cyangwa se ubikoreshwa n'ubuswa gusa, Imana hari akantu igukorera kugira ngo gase n'akakureshya, kugira ngo ukomeze ukurikira Imana, ukomeze ushakisha Imana. Imana ikasukaho ubuntu bwayo ukaryoherwa, noneho ugakomeza ku Mana, Imana nayo ikagenda ikwihishurira gahoro gahoro. Ikirenze byose rero nuko tuzabona ahangaha kuri murongo wa 51 abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Icyo nicyo kirenze, dushingiye ku magambo Yesu yavuganye na Natanayeli. Ikirenze byose ibyo twakorerwa, ikirenze guhabwa abana twari tumaze imyaka 10 n'ingahe tutabyara, ikirenze kubona akazi twari abashomeri, ikirenze kubona umugabo warugumiwe, ikirenze kubona amafaranga n'ubutunzi butagira ingano, ikirenze ibyo byose Yesu aravuga ati nuko muzabona abamarayika bavuye ku mwana w'umuntu bakamuzamukiraho. Ni ryari rero? Ahangaha niho tugiye kwibaza, ni ryari tuzabona abamarayika bazamuka ku mwana w'umuntu kandi bakamumanukiraho? Twumvise ko Yakobo yabibonye kera cyane, Yesu ataraganya kuza mu isi, kandi twumvise ko yavuze ati aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Uwo ni Yakobo. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Kandi koko mu isezerano rya kera hari ahantu Imana yitoranyirizaga kugira ngo ihashyire izina ryayo, ariko mu isezerano rishya tubasha kubona neza ko ibyo byose hari icyo byasuraga. Mu isezerano rishya tubasha kubona ibyo byose ko hari icyo byasuraga, nyamara mu isezerano rya kera wari umusozi nyine, hari ahantu. Reka wenda dusome ibyanditswe bikeya tubasha kubona mu isezerano rya kera. Turasoma mu gitabo cyo Kuva ibice 3 n'umurongo wa 1. Igitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 1 haragira hati: icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Umusozi w'Imana witwa Horebu. Ibyo ni ibisanzwe mu isezerano rya kera ko habaho ahantu cyangwa se umusozi witwa umusozi w'Imana. Uwo musozi Horebu witwaga umusozi w'Imana, kandi niho Imana yasezeranije ko bazayikorera. Aho ni Imana yasezeranije ko bazayikorera. Reka dusome ku murongo wa 12 kugira ngo ubyumve neza. Iramusubiza iti: nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Umva iryo jambo niryo nashakaga, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Iramusubiza iti: nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Wari umusozi w'Imana, umusozi Horebu, kandi Imana isezeranije yuko uwo musozi ari wo bazakoreraho Imana. Hari ukuntu ubwoko bwa Isirayeli rero bwakoreye Imana kuri uwo musozi, nyamara hari isezerano ry'Imana ko hari igihe kizaza ubwo Imana ubwayo izakorera agashya ku musozi wayo. Urumva mu isezerano rya kera Imana yitoranyirizaga ahantu, igatoranya umusozi, ikavuga iti ahangaha niho nshyize izina ryanjye. Buri muntu wese azajya viyari aze ankorere kuri uyu musozi. Abantu baze bakorera Imana kuri uwo musozi. Ariko hari isezerano, kandi iryo sezerano riragira riti: hari igihe nzakorera ubwoko bwanjye, nzakorera abantu kandi nkabakorera ku musozi wanjye. Hari umusozi w'Imana noneho Imana izakoreraho abantu.
abantu ntabwo aribo bazaba bagikorera Imana, ahubwo ni Imana izaba ikorera abantu. Reka dusome muri Yesaya ibice 25 umurongo wa 6 tugeze ku wa 8. Yesaya ibice 25 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Kandi kuri uyu musozi Uwiteka azaharemerera amahanga yose ibirori, ayabagire ibibyibushye, ayatereke vino y'umurera, ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera imiminnye neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka urubyaro rwabo azagikura ku isi yose. Uwiteka niwe ubivuze. Aha ndagira ngo nsubiremo. Kandi kuri uyu musozi Uwiteka azaharemerera amahanga yose ibirori, ayabagire ibibyibushye, ayatereke vino y'umurera, ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera imiminnye neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Ahangaha ni muri cya gihe cy'ingoma ya Kristo hano ku isi izamara imyaka 1000. Iri ni isezerano ry'Imana. Nyamara iri sezerano Imana iritanze kera, mbere y'imyaka irenga 600 mbere y'uko Yesu avuka. Imyaka irenga 600 mbere y'uko Yesu avuka, Imana itanze isezerano. Wenda kugira ngo tubyumve neza kandi dukomeze tubihamye kandi tubihamirisha ijambo ry'Imana, reka dusome no muri Mika ibice 4, dusome duhereye ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 3. Mika ibice 4 umurongo wa 1 tugeze ku wa 3. Ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumbe iyindi, n'amoko azawushikira. Kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo, kandi izatuyobora inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, n'i Yerusalemu hakava ijambo ry'Uwiteka, kandi azacira imanza mu moko menshi, azahana amahanga akomeye ya kure, nabo inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira inkota irindi shyanga, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Nongeye gusubira muri aya magambo. Ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumbe iyindi, n'amoko azawushikira. Kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo, kandi izatuyobora inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, n'i Yerusalemu hakava ijambo ry'Uwiteka, kandi azacira imanza mu moko menshi, azahana amahanga akomeye ya kure, nabo inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira inkota irindi shyanga, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Ngira ngo ibi byose biragaragaza ko ari ibintu byari mu nzagihe, cyangwa se ibintu Imana yasezeranije kuva mu isezerano rya kera kwizabikora. Icyo ni cyo gihe amahanga aziga gukiranuka, ariko kandi umugome cyangwa se umuntu uzinangira ngo atumva, uwo ngo azapfa amaze imyaka 100. Umuntu wese uzinangira mu gihe cy'ubwami bwa Kristo hano ku isi, muri cya gihe cy'imyaka 1000, ahangaha abantu baziga gukiranuka, ariko kandi uzinangira uwo ngo azapfa agejeje ku myaka 100. Kubera iki? Kubera yuko ngo n'uruhinja, umwana uzapfa akiri muto muri icyo gihe, mbese urupfu ruzabasha kugeraho, ngo nta mwana uzapfa cyangwa se uzaba akenyutse mu bana azapfa ari uko amaze imyaka 100. Urumva ko hazaba hariho kuramba, hazaba hariho ubwinshi bw'imyaka, imyaka abantu batigeze kumara hano ku isi, cyane cyane muri iki gihe cyacu. Noneho reka turebe iki cyanditswe cyo muri Yesaya. Ariko twarabibonye kandi ubwo twigishaga igitabo cy'ibyahishuwe, aya magambo twayavuzeho ndetse tunayatindaho.
ariko reka nyabibutse dutambuka ni amagambo yanditse muri Yesaya ibice 65 duhereye ku murongo wa 17 tukageza kwa 25. Yesaya 25 umurongo wa 17 tukageza kwa 25. Dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa. Ahubwo nimunezerwe mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndema i Yerusalemu ngo mpagire ibyishimo, nkarema abantu baho bakaba umunezero. Nzanezererwa i Yerusalemu nishimira abantu banjye, kandi ijwi ryo kurira n'imiborogo ntibizahumvikana ukundi. Ntihazongera kubamo umwana umaze iminsi mike cyangwa umusaza udashyikije imyaka ye, kuko umwana azapfa amaze imyaka 100, ariko umunyabyaha azavumwa apfe atamaze imyaka 100. Bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imbuto z'imirimo y'intoki zabo. Ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Bazi ubwo bazaba batarambaza, nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Isega n'umwana w'intama bizarishanya, intare zizarishanya ubwatsi n'inka, umukungugu nibyo bizaba ibyo kurya by'inzoka. Ntibizaryana kandi ntibizarimbura hose ku musozi wanjye wera, niko Uwiteka avuga. Ibyo byiza byose bisezeranijwe nibyo Yesu yabwiraga Natanayeli ati, uzabona ibiruta ibyo. Ariko tugaruke ukuntu Yesu yabwiye Natanayeli ati, nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Iri jambo aba ryo tugarukaho, kubera yuko niryo jambo ngira ngo dusozerezeho turangiza iki gice cya mbere nyine cy'igitabo cya Yohana. Nk'uko rero nababwiye ubwo nigishaga ku gitabo cy'ibyahishuwe, hari ukuntu itorero rya Kristo rizazamurwa mbere yuko wa mugome ari we mwana wo kurimbuka ahishurwa. Nubwo Yohana atabashije kubisobanura uko bizagenda, nubwo Yohana atabashije gusobanura uburyo bizagenda, ariko kandi ibyanditswe biruzuzanya, dore ko n'umwanditsi cyangwa se uwandikishije ibyo byanditswe ari umwe. Ubwo ndavuga Imana. Imana niyo yakoresheje abantu bagera kuri 40 kugira ngo bandike ibi byanditswe byera uyu munsi tugenderaho. Nubwo rero abanditsi bari benshi, ariko uwabyandikishije n'umwe. Ni ukuvuga ngo icyo umwe atasobanuye, Imana yagihishuriye undi kugira ngo agisobanure. Ariyo mpamvu Pawulo yabisobanuye neza mu nzandiko ze nk'uko tubasha kubisoma. Reka wenda dusome twihuse, ko ndabona n'amasaha nayo adahagarara, amasaha arihuse Mana yanjye. Abatesalonika ba mbere ibice 4 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Munyemerere twihute cyane kuko amasaha aragiye. Abatesalonika ba mbere ibice 4 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18 haragira hati, iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Anga Paulo agaragaza uburyo tuzasanganira umwami mu kirere. Ariko kandi ntabwo ari twe gusa turiho, ahubwo ngo n'abasinziriye cyangwa babandi bapfiriye mu mwami, abo nabo ngo bazazuka. Noneho twebwe abakiriho, ubwo nabizera nyine yabwiraga birumvikana, kuko n'ubundi abo Paulo yandikiraga ahangaha n'itorero cyangwa se nabera, n'abantu bizeye umwami Yesu, n'abantu bakiriye agakiza, abantu bafite umwuka w'Imana, abantu bavutse ubwa kabiri. Avuga ati natwe rero tuzaba tukiriho, cyangwa se uwizera wese uzaba akiriho azifatanya n'abo ngabo, noneho bazamukane, abo bazutse nyine bapfiriye muri Kristo, ngo bazamuke basanganira umwami mu kirere. Kubera yuko Yesu rero azabaje gutwara itorero, ntabwo azakandagira hano ku isi. Abapfiriye muri Kristo bazazuka, abari muri Kristo nabo bakiri bazima nyine bose bamaze guhurizwa hamwe ngo bazamurwe basanganira umwami mu kirere. Ntabwo Yesu azagera hano ku isi nk'uko benshi babivuga,
ngo azaza ngo buri jisho rizamubona n'iki. Ibyo ni ukugaruka kwe kwa kabiri. Naho ku byerekeranye no kuzamurwa kw'itorero, Bibiliya itubwira neza ko ari twe tuzamusanganira mu kirere. Ntabwo ari uzaza hano ku isi, nitwe tuzazamurwa tukamusanganira mu kirere. None ibyanditswe byera bikomeza bigira biti. Aha none tugiye gusoma mu Batesalonika mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Abitesalonika igice cya 1 umurongo wa 6 tugeze ku wa 10. Ngira ngo ahangaha turasobanukirwa neza yuko abo bamarayika bazaba bamanuka bazamuka ku mwana w'umuntu ari icyo gihe nyine ubwo itorero rizaba rizamuwe, ari nayo mahirwe abantu bafite. Hahirwa umuntu uzagera kuri uwo munsi, hahirwa umuntu uzamubona, hahirwa umuntu uzabona abo bamarayika bamanuka bazamuka ku mwana w'umuntu. Reka dusome urwo rwa kabiri Pawulo yandikiye Abitesalonika igice cya 1 umurongo wa 6 tugeze ku wa 10. Kuko ari bitunganiye Imana kubabaza abababaza, kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika n'ubutware bwe hagati y'umuriro waka, ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Bazahanwa igihano kibakwiriye, ariko kurimbuka kw'iteka ryose bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze, ubwo azazanwa no gushimirwa abera be kuri uwo munsi no gutangarirwa ku abamwizeye bose, kuko ubuhamya twabahamirije bwemewe. Ahangaha Pawulo arashaka kugaragaza uburyo Yesu Kristo azaza ashagawe n'abamarayika, ariko kandi ahangaha Yesu Kristo ngo azaba aje kugororera ba bandi bamwizeye, kandi nanone abababaza cyangwa se abababaza bera, abababaza itorero, abatoteza abizera, icyo gihe nabo akabo kazaba kagezweho, akabo kazaba gashobotse. Kuko itorero nirimara kuzamurwa, urumva isi izaba ivanywemo wa munyu. Yesu yabwiraga abigishwa bati muri umunyu w'isi kandi muri n'umucyo w'isi. Umucyo rero uzaba uvuye mu isi, umunyu waryoshyaga isi uzaba uvuyemo, ba bandi Imana yashyiragaho ijisho ryabo cyangwa se yarishyizeho umutima wayo, ba bandi Imana yarindaga nk'uko irinda imboni y'ijisho ryayo, bazaba bakuwe mu isi. Noneho bazaba basigaye bo bazaba bahuye n'akaga, kuko icyo kizaba ari igihe cyo kwitura buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Kazaba ari akaga. Aho ngaho twarabyize sinshaka kubitindaho. Mu gitabo cy'ibyahishuwe twabonye ukuntu ibyago bizagera ku bari mu isi bose, twabonye ukuntu Antikristo azigaragaza, noneho akimonogoza wa mugani akigira karaha kajya he, ndetse ngo agashaka no kwihindura Imana, ku buryo umuntu wese utazamwemera azaba ahuye n'akaga. Icyo gihe rero Isirayeli nibwo izibukwa, Imana nayo igatangira kurwana ku bwoko bwayo kubw'isezerano yagiranye n'umugaragu wayo Aburahamu. Noneho rero dusoza ahangaha kugira ngo mbarekere iminota mike isigaye, Imana yanjye iminota yagiye. Noneho twarangiza tuvuga tuti ni iki kirenze kuzabona Yesu ku bicu n'abamarayika be baje kudusanganira ku bicu ubwo tuzaba tuzamurwa mu kirere kuri wa munsi w'impanda ya nyuma? Ni iki kirenze ibyo ngibyo? Uwo ni wo mugisha Imana idusezeranya. Reka rero bakanya gatoya gusa mu telefone kuri 1051 hanyuma tuganire kubyerekeranye n'iri somo. Ntimunjyane kure yaryo, kubera yuko ibyo kuvuga biracyari byinshi, amasomo aracyari menshi, turacyafite byinshi mu gitabo cya Yohana. On a trip so rough and long, so far from shore, so far. Halo? Muraho neza. None ko kumutubwira ngo itorero rizaba ryarazamuwe mbere yo kugaragara kwa Antikristo, kandi tukaba dusanga ngo azayobya n'intore nimba bishoboka. Yego. Izo ntore kumva zizaba zazamutse zizaba zikiriye he kwisi? Nicyo kibazo nabazaga musobanurira. Wakurikiye igitabo cy'ibyahishuwe ubwo nakigishaga? Waragikurikiye? Naragikurikiye, ariko numvise bitarimo guhura neza. Oya, guhura ko si ngombwa, kuko ntuburenganzira bwawe kumva uko wigishijwe cyangwa se kwemera ikijambo ry'Imana rivuga. Ibyo narabyigishije, nta mwanya mfite wo kubisubiramo, ariko kandi intore z'Imana zivugwa ahangaha n'abizera nyine bo mu gihe cy'imibabaro, kandi bazabaho. Isirayeli Imana izayibuka, babahamya babiri, hari abantu 144 bo muri Isirayeli, abo bose nibo bari mu intore z'Imana, nibo bavugwa abera bo mu gihe cy'imibabaro. Nakoze noneho. Sawa sawa. When the wind and water rages and the billows
Halo. Mwaramutse nzaye. Imana ishimwe. Reka mbanze mushimire vuga ni Imana ikumugisha. Urakoze cyane nzaye. N'amahoro ya Kristo abe muri mwebwe. Amen. Reka ngire icyo mvuga. Yego. Nibyo umunezero kandi nibyo kwishimirwa. Ukuri hari ikindi kintu wenda wavuze cyuko bamureka bazamuka bagenda. Yego. Natwe reka tuzagenda. No, Yohana arongera avuga ati ngo mbona ijuru rishya. Haleluya. Amen. Mbona ijuru rishya rimanuka riva hejuru mu ijuru. Yego. Uwo muntu abaye ikibazo. Kamusubiza gatoya. Yego. Imyaka igihumbi nishira. Ngo Satani azongera ahabwa ubushobozi. Yego. Bwo kuyobya iki amahanga. Antikristo nawe ari muri abo ngabo. Yego. Satani yayobeje. Ubundi kibazo Antikristo ariho. Harimo kuba uko ari kudushuka kuko bikwiye. Uko yahanuwe. Ariko cyo gihe imyaka igihumbi n'ishati turi mu rurembo rwera. Yego. Azaba kiri ku isi. Ari kuyobya iki babandi nyine bazarimbukana nabo. Ni byiza rero ko umuntu asobanukirwa ko twarangiye guhabwa ubugingo. Ahubwo ku mugani wawe nk'uko wavuze Yesu yavuze ngo ni ukuri ngo nk'uko mwabonye abamarayika bamanuka bazamuka bava ku mwana w'umuntu. Bizaba ari iby'umunezero. Yarenze. Fatimani bumugisha. Urakoze cyane nzaye. Asante. Bizaba ari umugisha udasanzwe kubona uwo munsi. Kuwubona byonyine birahagije kugira ngo tube dusimbutse urupfu cyangwa se akaga kiteka. Halo. Aaron. Nukuri nishimiye ikiganiro cyane. Yego. Ahubwo Imana ibaha umugisha rwose kuko uku nukuri birakwiye ko nyine abantu bamenye kuri bakava nyine mu bitari ukuri. Yego. Ikintu kiba Imana cyane nanone nuko yankijije mbese ugushaka nyine kuba mbese kongera ku byo nyine Imana yampaye. Yego. Yamaye gukiranuka kwayo ndayishima cyane. Kandi nanone indinda kugira ngo hatagira ikindi nongeraho maze nkazarimbuka. Kuko nyine hari ahantu nyine mu byanditswe hagaragaza neza yuko ku nkuru y'abantu nyine bakoreraga umwami babiri bakoreraga Farawo. Umwe akarota inzozi bino muntu za mu gikombe agahereza umwami. Agahereza umwami. Ndashima Imana cyane yuko nyine yabinkijije agaragaza neza ishusho y'umuntu. Nicyo kintu cyima Imana cyane kuko nukuri Imana ikunda abayo pe cyane. Ahubwo abantu babyirinda atazagira ikintu umuntu nyine atazagira ikintu yongera ku byo Yesu yahawe. Gukiranuka Yesu yatangiye ku musaraba. Nkuko wa muvuzi w'imitsima nyine yongereyeho undi mutsima kuri ya yindi 3. Urakoze cyane mwene data, Imana iguhe umugisha. Babirinde rwose kuko ni ibintu bibabaje cyane kuba warizeye Yesu Kristo ariko nyamo kwisanga urimbuka. Yego. Ni ibintu bibabaje cyane. Sawa. Ndashima Imana cyane. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amasaha yacu aragiye bakundwa, muranyemerera tugarukiza wenda dufata umuntu wa nyuma. Halo. Muraho neza. Base nakomeje gukurikira uko wigishaga kiriya gice cya 28. Yego. Umurongo wa 12. Cyangwa bidahuye n'umuvugabutumwa umwe nturetse kumva akigisha. Yego. Yigishije abantu bari mu cyumba cy'amasengesho. Abasomera igice cya 28 n'umurongo wa 12 kugeza ku 8. Yego. Kugira ngo batangire ngo bamanure bafate ibyifuzo byabo. Bihereza abo abamarayika bari kumanuka bazamuka barabizamukana. Ngo ku isaha ya 6 yari isaha yo kubitanga. Sanze bihabanye rero ntaho bihuriye ahubwo avuga ubutumwa bahindure bavuga ubutumwa nk'uko bukwiriye. Imana yanjye. Bavuga nk'uko bukwiriye pe. Ataza kuvuga ati mu rusengero hari Imana. Nanjye nari ntabizi. Nk'uko bavuze ko hari Imana. Hari Imana ni ibiherezo byayo. Byose bifuza.
bivuze yuko rero abantu bayobya ubutumwa bwiza kandi bazi ukuri bivuze bahindisha mu myemere kwamamaza ukuri nk'uko gukwiriye. Nakoze cyane mama. Nakoze. Ibivugwa hanze aha ngaha byo ni byinshi nta nubwo twabirondera ngo tubirangize. Nari nibagiwe ikibazo. Nari nibagiye ikibazo cya David mana yanjye we. David niwe wabajije ati gusengera mu mwuka no mu kuri ni gute. Binyibukije rero ibintu namenyereye kumva cyangwa se nsanzwe numva abantu bitwa abarokore cyangwa se abantu b'abanyamwuka cyangwa abatorero abanyamatorero y'umwuka. Ibintu bakunze kuvuga ni ukuri biteye agahinda. Biteye agahinda kumva umuntu witwa umukozi w'Imana mukuru ukomeye w'icyamamare avuga ngo mureke dusengere mu mwuka. Dusenge mu mwuka noneho wajya kumva rabashandara bakuru babashaka babandera baca none kumva abantu bose nyine n'urusaku ngo bari gusenga mu mwuka. Ese koko uko niko gusenga mu mwuka? Iyo niyo Bibiliya, nicyo Bibiliya ivuga, nicyo Bibiliya yita gusenga mu mwuka. Gusenga mu mwuka ni ugusenga mu buzima bushya, ni ugusengesha wa muntu w'imbere. Paulo niwe wavuze neza mu Baroma 8 avuga ati erega ntabwo tuzi gusenga, ahubwo umwuka ni udusengera atunihira iminiho itavugwa. Twebwe dufite ukuntu, dufite ibintu twahimbye, dufite ibintu twacuritse, dufite ibintu twafashe tubitoza abantu, noneho biragenda bihinduka ihame. Ntabwo gusenga mu mwuka ari ukuvuga ayo magambo ubwawe ntayumva, abubwira ntabyo bumva, ariko wemeje abantu ko ariko gusenga mu mwuka. Nari mfite itorero nabagamo kera nkiri muri Kongo. Iryo torero ryizeraga yuko utavuze mu ndimi aba adafite umwuka wera, aba ataravutse ubwa kabiri. None ugasanga abantu bose mu rusengero bose baravuga mu ndimi. Twajya gusenga ukumva abantu bose babashandara bakukuro abantu bose nkareba nkabitegereza bakase ubukweri abantu bose bafite umwuka, abantu bose bavutse ubwa kabiri. Ubwo harimo amabandi, harimo indaya, harimo abantu bese bapfuye b'ubuzima bupfuye, ariko bose baravuga mu ndimi. Igihe kimwe bampa kwigisha rero nigishije umunsi umwe gusa, seminari y'icyumweru bari bampaye bahera ko bayihagarika kubera ko nashenye ibyo bakoraga byose. Pastor aravuga ati ntabwo ibyo twabyihanganira kuko ubwo nyine ubushenye urufatiro rw'idini yacu, iyo doctrine yacu. Twebwe twemera ko ikimenyetso simusiga ko umuntu yavutse ubwa kabiri yabatijwe mu mwuka wera ari ukuvuga mu ndimi. Abantu rero bibwira ko gusenga mu mwuka ari ukuvuga mu ndimi zidasobanutse, ni ukuri baribeshya. Kandi ikindi kimenyimenyi nuko nizo ndimi, uretse ko ntashaka kwigisha kubyerekeranye n'indimi, nizo ndimi zivugwa naho zabariza ukuri. Paulo aravuga ati mu iteraniro abavuga mu ndimi babe 2 cyangwa 3 ntibarenze, kandi nabo nibumva bavuze mu ndimi ntihagire usobanura baceceke. None mbwira rero icyo cyanditswe kivuga ngo abantu bose mu iteraniro ry'abantu 1000 ngo basenge mu mwuka bose bavuge mu ndimi, uretse akavuyo gusa k'ikirokore. Ubundi ibyo bintu wabibona he muri Bibiliya? Bishingiye he? Gusenga mu mwuka rero ni ugusenga mu bugingo bushya, ni ugusengera muri wa muntu w'imbere, ni ugusengera mu mutima uzira uburyarya, umutima wemeye gutsindwa, umutima utari wa wundi wa kamere. Erega hari ibyo dusengera muri kamere dushaka gusohoza irari ryacu, ariko umuntu wemeye gutsindwa n'ijambo ry'Imana akemera kuyoborwa n'umwuka, ni ukuri azasengera mu mwuka kandi azasengera no mu kuri igihe cyose azaba agendera mu ijambo ry'Imana, kuko kuri ni ijambo ry'Imana. Gusenga mu mwuka no mu kuri rero ni ugusengera mu mutima uzira uburyarya, mu mutima umushya, mu mutima ufite umwuka, mu mutima w'Imana. Noneho gusengera mu kuri bikaba gusenga bijyanye n'ubushake bw'Imana cyangwa bijyanye n'ijambo ry'Imana. That land across the sea, there's a job for you and me. Though our presence there may not of earth prevail, we don't have to be a soldier in a uniform to be a
of service over there. While the boys so bravely stand with their weapons laid to hand, let us trust and use the weapon of